natwe ujye usengera ibyo kurya niko Imana ivuze. Yemwe bakirisitu, yemwe abanyamasengesho, mujye musengera ibyo mugiye kurya kugira ngo Uwiteka enema enekita Imana ibihumanure ene wiskita dabo nando siki yalabone zene wirihima Imana ibihumanure niko Imana ivuze. Mwipfa kurya gusa mukajya mugahaga mukadiha nimusenge, Imana irabibukije. Wewe wapfaga kurya udasenga ibyo kurya, nimujya kurya no mutubare mwibuke muhumbanura ibyo mugiye kurya niko Imana ivuze. Kuko iki gihe kiragoye kandi Imana irababwiye ngo nimusengere iki gihe, mukereke Imana, musengere ubwami, musengere umurimo wayo izikorera. Nubwo mubona bikomeye ariko Imana ije kurwana intambara ikomeye. Imana niyo muneshi, mwikigwanirira. Imana ije gutanga icyerekezo kuba atagifite, Imana ije gutanga agaciro kuba akambuwe, Imana ije gutanga agaciro. Imana ihimbazwe ku bantu babuze urubyaro, Imana ibahaye abana ariko muzayikorere mwikigwanirira. Mujya gushaka izindi Mana, Imana yanyu mwamenye mwitesha agaciro kuko iramanutse ije guhemba kandi ntabwo twibagiwe ko izanahana. Imana ishimwe. Yesu bisaba kumukangura, ni umwami wacu, ntabwo ajya yibagirwa intore ziyitakira ku mwana nijoro ngo ariko mukangure. Imana ishimwe. Uzi ko nayikanguye ikangurira ubukwe, Imana ishimwe. Uzi ko nayikanguye Imana ikampa icyerekezo, yewe ugera udafite icyerekezo we. Uzi ko nayikanguye Imana ikampa ijambo. Erega ritangwa n'Imana, haleluya. Ntabwo ritangwa n'abantu, ntabwo ritangwa na nyogoseri, ntabwo ritangwa na sowana, ntabwo ritangwa n'aho uvuka. Imana ishimwe cyane kuko yadusanze kwigaragura mu ivanga, iravuga ngo baho uriho kubera Imana. Hari abagusize akamurise, nta mavuta bagusize, kavukire yari nziza usibye ubuntu Imana yakugiriye. Ibuka Imana irakwibukije. Aragira ngo kubwira ijambo, twagize ijambo ntajyo dufite. Imana ishimwe cyane kubera uyu mwuka wera. Rero indirimbo ndayikubwiye, wowe unkurikiye unyumve nawe iguhumurize. Umwuka wera atuma umuntu agira amasezerano n'Imana, umwuka wera atuma umuntu agira ibyiringiro bizima, kwera Imana izamukura, kwera izamutereka kubera ko yuzuye umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera amenya gutsinda ibigeragezo. Iyo ageze ahantu basubiye inyuma arabakomeza uko afite umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe buri muntu wese asaba umwuka wera kugira ngo umwuka wera amugereho. Imana yacu idufashe cyane. Natwe izina ry'Uwiteka nirihimbazwe kubw'ahantu twageze twicaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, duhere ibihe byiza aha hantu kandi buri wese mwami tugiye kuganira nawe, tuvugana nawe kugira ngo abari budukurikire bose batwumva. Mu izina rya Yesu Kristo umwuka w'Imana abe hafi yacu kandi kugira neza k'Uwiteka kubashe cyane kuba hafi yacu. Ibitavuga izina ryawe byose bikubitwe n'Imana, ureke umwuka wera abashe gutegeka kandi izina ryawe rihindure geze ikirere, hanyuma umwuka w'Imana akomeze kuba mu ruhande rwacu. Turakoze kubyumvishije kudufasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Rero amazina yanjye nitwa Uwimana Diane, aleluya. Nkunda kuvuga ko ndi umwana w'Imana. Abantu benshi bavuga ko ari abakozi b'Imana ariko ntabwo turi abakozi, turi abana b'Imana. Imana ishimwe. Umukozi baramwirukana ariko umwana ahora. Umukozi baramwirukana akagenda akava mu kazi kuko ari umukozi, amen. Ariko umwana w'Imana ni umwana mu rugo kwa se, mu rugo kwa data. Uko biri kose ikibazo cyose iyo kibonetse kuko ari umwana, ababyeyi bagira imbabazi cyangwa se bagira ibambe, ibindi Imana iduhana umugisha. Tumva mbibwiye rero Imana ishimwe. Mbere yuko ngira ikindi kintu mvuga, reka mbanze ndirimbe kuri uyu muririmbyi mumfashe. Ajya mfasha 107 mu gakiza. Imana yacu ishimwe. Tugiye kuririmbaho igitero cya mbere n'icya kabiri kugira ngo dukomeze izindi gahunda. Imana yacu iduhana umugisha. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera ni Yesu
Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye umwuka wera akora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye turagusaba mwami Yesu mwoherereze uwo mufasha wawe kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushake we dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye muri ibi bihe we dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye mufashwa yemwe we dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye mubyumve we dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye abari hafi n'abari kure dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Mana nishimwe. Amen. Amen. Mana nishimwe. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane ajya mfasha muvuze kugira ngo buri muntu wese unkurikiye cyangwa nyumva uyu muririmbyi kugira ngo amufashe. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi iyo nkumvishije nkawuririmba cyangwa se nkumva amagambo arimo hari ahantu ngeza hari ahantu njyana bitewe n'ibihe umuntu aba yaragiye acamo ariko uyu muririmbyi akadufasha. Hanyuma igitero cya mbere kiraba ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru. Amen. Ngo ni umwuka wihoraho tugira ibyiringiro nk'ibyo. Imana ishimwe twabihabwa nanjye ni umwuka wihoraho. Imana ishimwe nta kindi kintu cyatwemeza. Haleluya ko tuzagera mu ijuru ni umwuka wihoraho. Haleluya buriya umwuka w'Imana ari mu muntu niwe wemeza umuntu ikintu agomba gukora. tuvuge cyane amen. Iyo umwuka w'Imana ari muri nje akaba muri wowe hari ibintu imbaraga z'Imana zitwemeza. niwe ukwemeza ukamenya neza ko ahantu uva naho ugera Imana igushyigikiye. Amen. Rofurira vango Imana ishimwe. Igitero cya kabiri umwuka barakora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu. Haleluya ngo tugire ubwoba cyane. Haleluya iyo tutakimwumva. Imana ishimwe. Hari igihe iyo udafite umwuka w'Imana wumva ufite ubwoba. Haleluya ukumva wasubiye inyuma ukumva wacitse intege kubera ko umwuka w'Imana iyo yicaye mu muntu aho ari hose yumva hari izindi mbaraga Imana imuhaye kubera ko ari muri uyu mwuka. Imana nishimwe. Iyo umuntu ari muri uyu mwuka uyu muririmbyi atubwira buriya nta kintu utarwana cyo ngo ugisobore kubera kuri mu mwuka w'Imana. Imana ihimbaza.
igitero cya gatatu, mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye ko uyoborwa n'umubiri wawe, musaba utigaruka. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo umwuka w'Imana yongera gusanga agaruke, wowe unkurikiye, wowe unyumva, haleluya, wowe turi kumwe ahantu, umwuka w'Imana yongera kugarukemo, yongera kwegere, yongera gusange, yongera agira ibyo yoroganiza muri wowe. Bivuze ngo hari ikindi kintu Imana igomba kongera gushiramo. Iyo Uwiteka yaguhaye uyu mwuka, atuma tumenya kugenda dutsinda ibigeragezo by'isi cyangwa se ibintu bigusha abantu benshi muri uru rugendo. Ariko iyo umwuka w'Imana ari mu muntu, Imana imutera kunesha. Amen. Igitero cya kane kiravuga ngo turagusaba mwami Yesu. Haleluya. Turagusaba mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha. Haleluya. Kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Haleluya. Uyu mwuka w'Imana turamukwiriye. Haleluya. Uyu mwuka w'Imana turamukwiriye. Buri muntu wese aramukwiriye. Haleluya. Uri hafi, uri hino, akwiriye umwuka w'Imana kugira ngo uyu mwuka w'Imana mukomeze. Haleluya. Iyo utamufite usubira inyuma. Iyo uyu mwuka w'Imana umuntu atawufite, hari ibintu byinshi atsindwa mu rugendo, hari ibintu byinshi yinjiramo Satani akamunesha. Ntabwo wanesha icyaha ngo ugishobore. Haleluya. Utari muri uyu mwuka. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze gukizwa akakira Yesu Kristo nk'umukiza muri we, kubera ko afite uyu mwuka, haleluya, agenda anesha ibigeragezo. Imana imufasha gukomera, Imana imufasha guhinduka. Haleluya. Imana imufasha kwiyubakika mu mutima, cyangwa se kubaka iby'urugo rwe, cyangwa se kubaka umurimo w'Imana, kubera ko afite umwuka w'Imana. Icyameye indirimbo ndirimbye, haleluya, ukumva ikivuga, Imana ishimwe, ikongera ikamanuka mu mutima wawe. Niyanjye nawe ndibwira, nawe nkubwira, kugira ngo iyi ndirimbo igufashe. Nimara kugufasha, wongere ugaruke, wongere uhinduke, wongere ushaka ubwiza bw'Imana. Ijambo ryarambwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, naho ibindi tuzabyongererwa. Imana idufashe. Wowe nkurikiye unyumva, uyu muririmbyi wumva ikintu uvuze, ndamukunda cyane. Hari igihe turenze iminsi mibi twaciyemo, hari igihe uyu muririmbyi wibuka igihe waciyemo, hari igihe twagiye tunyuramo cy'intambara, hari igihe twagiye cyo kuba mu buzima bugoye, ariko iki gihe Imana ikatugirira neza, kubera ko wa mwuka tuwufite, kubera ko icyerekezo cy'umwuka cyatujemo. Nta kindi cyatuma umuntu areka ibyaha, nta kindi cyatuma umuntu ababarira, nta kindi kintu cyatuma umuntu ava mu byaha, ava mu mirimo ya kamere, nk'uko mu Bagalatiya havuga. Hari ijambo rivuga ngo tuyobagwa n'umwuka nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira, kubera ko kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Rero iyo uyu mwuka wera kurimo, atuma wemera kwihana ibyaha. Umuntu akareka ubusinzi, umuntu akareka ubusambanyi, umuntu akareka ibyaha Imana yanga, umuntu akemera kuba mu mafamiye neza, kubera ko yahindukiye, kubera ko umwuka w'Imana yamujemo. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke umwuka wera yongera duturemo, nimureke umwuka wera aze mu bagabo, nimureke umwuka wera aze mu basore, nimureke umwuka wera ature mu babyeyi bubatse ingo, nimureke umwuka wera ature mu itorero, nimureke umwuka wera ature mu bakristo. Umuntu wese wamenye Kristo, nimureke umwuka wera. Umunsi umwuka wera muzamenya ko atagihari, abantu bose bazagira ibyigomeke imbere y'Imana. Imana idufasha kubw'uyu muririmbyi. Imana ihimbazwe. Iyo umuntu yamaze kugira umwuka wera, ndi mu ijambo ryitwa kugira umwuka wera, hari ibintu byinshi umuntu akomereramo, yaba yicaye mu itorero, yaba ari hanze yaryo, yaba ari mu mirimo yahaye akora. Iyo umuntu afite umwuka wera, bituma agera ahantu hakomeye. Umwuka akamwongorera, ntiwisubira inyuma, akamubwira ngo wigwa, akamubwira ngo wibeshyera abandi, akamubwira ngo ihanganire ishuri n'ibigeragezo, nubwo ubiri muzabisohokamo. Buriya nta muntu Imana itahindura amateka, nta muntu Imana itaha ubuzima. Ndabyibuka hari igihe twigeze duca mu buzima bugoye, nyiri umukobwa, nkaba mu ntambara z'ubuzima, ariko uyu mwuka wera akansanga, akambwira ngo nzakugirira neza. Turabizi ko inzara ibaho yaraturiye, turabizi ko twambaye ubusa, turabizi ko twabaye mu butayu, ariko Imana ikajya itubwira ngo izatwubakira. Ni ukuri, kubera uyu mwuka wera twarabibonye. Imana iduha ijambo tutari turifite turarigira. Ndagira
kugira ngo kubwira ijambo twagize ijambo ntajyo dufite. Imana ishimwe cyane kubera uyu mwuka wera. Rero iyi ndirimbo ndayikubwiye wowe unkurikiye unyumve nawe iguhumurize. Umwuka wera atuma umuntu agira amasezerano n'Imana. Umwuka wera atuma umuntu agira ibyiringiro bizima ko hari aho Imana izamukura, ko hari aho izamutereka kubera ko yuzuye umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera amenya gutsinda ibigeragezo. Iyo ageze ahantu basubiye inyuma arabakomeza uko afite umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe buri muntu wese asaba umwuka wera kugira ngo umwuka wera amugereho. Imana yacu idufashe cyane. Rero ndangije kuririmba uyu muririmbyi, n'ubundi hari ijambo ry'Imana rindi ku mutima. Imana ishimwe tugiye kuganiraho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ku bice byaho 7 ku murongo wa 24. Ndumva ari ijambo umwuka wera nsize ku mutima tugiye kuganira, tugakomeza kuganira mu izina rya Yesu. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Imana ishimwe cyane. Riravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. 26. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana yacu idufashe. Ndi mu ijambo ryitwa kubaka ku rutare. Aleluya, aleluya. Ndashaka kuvuga ku ijambo ku mukristo. Ndashaka kuvuga ku muntu wese unkurikiye unyumva. Hari ibyo wumvishije birakubaka, ariko turagira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana twuzuzanya kugira ngo wongere uryumve, kugira ngo wongere suko utumvishije aho uri warabwiwe warumvise, ariko mu by'ukuri iki gihe kiragusaba kuguma wumva. Hanyuma iri jambo riravuze ngo ni ku muntu wese wumva, haleluya, aya magambo y'Imana akayakomeza ngo azaba nk'umunyabwenge. Imana ishimwe. Ndongera kuvuga ku munyabwenge cyane. Iyo umuntu ari umunyabwenge abasha kureba ibyo abandi batareba, cyane ko Dawidi yabivuze neza. Yaravuze ngo Mana umpe gukora ibyo abandi bananiwe cyangwa se ibyo abandi bageramo bikabananira. Nuko ngo umuntu wese rero wubatse inzu, iyi nzu yubatse ku rutare umva uko imeze. Imana ishimwe. Ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Hanyuma ijambo ryavuze ngo imivu iratemba. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Haleluya. Imvura iragwa, imivu igatemba, umuyaga ugahuha, byose bikukubita kuri ya nzu ntiyagwa kuko ishinzwe ku rutare. Ndabigeranya n'umukristo. Imana ishimwe wubatse ku rutare. Haleluya. Iyo umukristo yubatse ku rutare hari ibintu bitaza ngo bimunyeganyeze. Ndagira ngo nkubwire ngo unkurikiye, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu mahanga, wowe uri hanze cyangwa se uri muri iki gihugu, ndagira ngo nkubwire ngo kuri iri jambo ry'Imana, iri jambo ravuze ngo inzu yubatse ku rutare. Ndagira ngo ngubaze ngo mbese muri iki gihe uri cyubatse ku rutare cyangwa waruvuyeho? Iyo wubatse ku rutare hari ibimenyetso biranga umukristo wubatse ku rutare. Iyo ugeze mu bigaragaza umenya gukomera kuko wubatse ku rutare. Imana nihimbazwe cyane kuko nta warira ngo ahozwe atararize. Iyo nzu yubatse ku rutare ntabwo bivuga ko kubukijijwe hari ibyo utanyuramo, kubukijijwe hari ibyo utabona. Birakwiriye yuko nubwo ukijijwe ikizakwemera kushyitse nuko inzu yawe igomba kuguma yubatse ku rutare. Umukristo wubatse ku rutare akomezwa n'ibihe bibi. Umukristo wubatse iyo afite ibihe by'ubukene arakomera. Umukristo wubatse ku rutare niyo urugo rwasubiye inyuma agira amasengesho yo kurukomeza. Ntabwo acika intege, ntabwo asubira inyuma, ntabwo ajya kwihimura, ntabwo ajya kuvuga ngo reka nirwanirire, kubera ko inzu ye yubatse ku rutare. Ndagira ngo mbabwire mwe munkurikiye, birashoboka ko ushobora kuba inzu yawe itacyubatse ku rutare,
wawe. Umwuka w'Imana arimo anyongorera muri iri jambo. Komeza wubaka inzu yawe ku rutare, ntakizabasha kuyisenya. Ibihe bikomeye bizaza, intambara zizaba nyinshi, imiryango yagusiga, wowe washatse akagusiga, aho uvuka bakagusiga, ariko ndakubwiye ngo ongera wubake ku rutare. Ni kuri ijambo ryavuze, numara kubaka ku rutare ibizaza bizagusiga, ibizaza ntacyo bizagutwara, ubuzima Imana izabuhindura. Ndabyibuka cyane. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Hari igihe twasenze Imana natwe mwe mubona turi imbere yanyu, turi mu bihe bikomeye cyane, Imana ikatubwira ngo izabihindura, Imana ikatubwira ngo bizakunda, ariko ndagira nkubwiye ngo Imana twiringiye ifite amaboko akomeye, ifite amaboko yo kurwana, ifite amaboko yo kunesha. Wari waracitse intege ariko njya rukomere, wari warasubiye inyuma ariko njya rukomere, kuko muri Yesu harimo byose, harimo ibyo ukeneye, kubera ko inzu yubatse ku rutare. Reka tuvuye ku nzu yubatse ku musenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umugabo akijijwe, yewe wa mugore ukijijwe, yewe wa mugabo we, yewe wa mukobwa we mbwira ndeba, ndagira ngo nkubwire ngo ongera usubire ku rutare. Niho hari umugabo mwiza, kubera ko utasubiye inyuma, utaguye, utagiye gukora ibyo abandi bakora, utahindutse uko abandi bahinduka. Guma ku muco wa Gikristo, komeza indangagaciro. Haleluya. Amen. Indangagaciro z'umukristo. Ndagira ngo mbabwire ngo wewe wataye indangagaciro yawe, ugata indangagaciro y'umukristo ukajya kwigwanirira. Igihe kirageze ngo Uwiteka asanga bubatse ku rutare, abasanga aho yabasize. Komeza indangagaciro, wiva mu murimo w'Imana, wiva aho wahamagariwe. Imana ishimwe, wisubire inyuma, kuko Uwiteka amanutse kugutabara. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Icyamira ijambo karyumva, icyamira ijambo karukurikira. Muri Yesu harimo byose, harimo ibyo dusaba, harimo amazu meza, ariko ntabwo wayibona udakijijwe. Harimo urugo rukwiriye, harimo amahanga, harimo guhindurirwa amateka. Uwiteka akeneye umuntu wubaka iyo nzu ku rutare. Yewe wewe wasenye inzu yawe ku rutare, ndakubwiye ngo yisubizeho. Imana imanuka ikore, Imana imanuka ikuyobore, Imana iguhe gutuza, Imana iguhe kubabarira, Imana iguhe kwihana. Waraguye aho batakureba, ariko Uwiteka akeneye kugaruka. Wasubiye inyuma, watakaje ibyiringiro, ibihe bikomeye byagusubije inyuma, ariko Imana yavuze ku nzu yubatse ku rutare. Imivu yaramanutse, inzuzi ziruzura, abantu baradusiga. Ndagira ngo ngubwire ngo araho Imana yadukuye, yaje tubwira ngo izatwubakira tukumva bidashoboka. Ndagira ngo mbabwire ngo nakoreye Imana nyiri umukobwa. Imana ishimwe. Imana ikambwira ngo izangirira neza, Imana ikambwira ngo izampa ijambo, habona ntabwo nzaribona, ariko iki gihe twararibonye. Imana ikatubwira ngo izatugaburira. Imana nishimwe, iki gihe yaratugaburiye. Rero nimuyigumeho, nimujye mu isi ngo mwirwanirire, wibagirwe icyo Imana yakubwiye. Twari hahandi hakomeye, hahandi kure, umuntu yabonaga kwambara bigoye, n'urukweto umuntu akarubura. Mwabantu mwe, ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu ubu utaraciye mu buzima bukomeye. Harimo abazunguje ibishirira, harimo ababaye mu byaro bikomeye, no kurya ari ikibazo, ariko twaguma ku ijambo ry'Imana. Icyo Imana yatubwiye, nimuhumure, Imana izaturengera. Nimuhumure, Imana izaturengera. Nimuhumure, Imana izaturengera. Nubwo iminsi igoye, hari igihe umuntu agenda adafite iyo agiye. Haleluya. Ariko Imana ikamuha hajya. Ushobora kujya mu rugo wa mugabo we, ushobora kujya mu kazi, nta kazi ufite, ushobora kujya guhahira abana, ukagenda mu modoka nk'abandi, ariko dufite Imana. Reka mvuge ku nzu yubatse ku rutare, ku musenyi. 26 haravuga ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imana ishimwe. Hanyuma hepfo haravuze ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, haleluya, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imana ishimwe. Iyi nzu yubatse ku musenyi umva ukuntu bimeze. Imana ihimbazwe. Hanyuma inzu yubatse ku musenyi ni kwa kundi umukristo winjiye mu gakiza, yamara kwinjira mu gakiza agahura n'ibintu bimukurura inyuma. Nongeye kukubwira ijambo rivuga ngo siga were kukubaka inzu yawe ku musenyi. Iyo wamaze gukizwa ukaba utari wasiga bya bindi, ntusige gusubira mu bapfumu warabiretse, ntusige ba bakobwa hanze wajyagamo, ntusige
Imana ishimwe, zande wakuragamo zifite, Imana ni ishimwe. Iyi nzu yawe ibiri ivuze ibicyubatse ku musenyi. Imana ishimwe. Umva umugabo wubatse inzu ku musenyi, aragenda akabwira umudamu we, ntinarindi muri iyi hoteli kandi yagiye mu bakobwa. Umva umuntu wubatse inzu yo ku musenyi, iyo Imana imubwiye kuyikorera, iyo imubwiye ngo genda ukore umurimo w'Imana, genda uhuze abantu batatanye, avuga iby'Imana itamubwiye, icyo gihe wubatse inzu yo ku musenyi. Umva umuntu wubatse inzu yo ku musenyi, asenga n'ibyiringiro bike, akavuga nti Imana yambwiye ntizasohoza, ariko iyo wubatse ku musenyi usenga wumva ko utazasizwa, batariko Imana yarambeshye, Imana yarambeshye, ariko iyo twizeye ntabwo ijya ibeshya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye itunga abari hafi n'abari kure. Hari n'abo Imana yagiye ibwira amasezerano, ukakubwira ati nzakujyana mu bihugu bikomeye, ukajya ufata ariko se Mana ubu bizashoboka? Iki gihe nawe wembwira unyumva, wubatse ku musenyi, ntabwo wubatse ku rutare. Umukristo wubatse ku musenyi hari ibimenyetso bimuranga. Ni wa wundi Imana ibwira ngo gukora ibyaha ni bibi, ni wa wundi Imana ibwira ngo ihangane, kizwaho abantu batakureba, kizwaho abantu batakwitegereza. Umukristo guma ku muhamagaro, guma uko wahamagawe, wihindurwa n'ibihe, wikwihinduriza, wisubira inyuma, nawe icyo gihe uri gusubira ku musenyi. Iyo ngo mbese ko Yesu aje, ko Yesu agiye kugaruka, ko Yesu ari hafi, azagusanga hehe? Azagusanga he? Yemwe abasinzira, ugasinzira udasenze, uri ku musenyi. Yewe wasabaga amasengesho akomeye, ukamenya ibihe byiza byo gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo umwuka w'Imana abanyereka utagisenga, wubatse ku musenyi, ariko ngera ubyuke, unihire urugo, unihire umurimo w'Imana, ugire umutima mwiza wakumvukishijwe. Ntabwo wakizwa ngo ubishobore utubatse ku musenyi. Imana ikugirire neza, wowe unkurikiye unyumva, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri hanze, wowe uri mu mahanga, abadiaspora bankurikiye, abanyumva, wowe uri hanze, wowe uri muri iki gihugu cyacu, ahantu hose uherereye unkurikire unyumve. Iri jambo rirakureba kugira ngo nawe uryumve uryiteho, ukurikire Imana uko wasengaga. Rero uwubatse ku musenyi niko aya magambo yavuze, nuko ameze. Imana yakihimbaza. Iyo umuntu yubatse ku musenyi, iyo agiye guhaha nko kuri botiki bakamugarura amafaranga menshi, ntabwo amenya kuyasubiza. Icyo gihe wubatse ku musenyi, Imana ni ishimwe. Iyo wubatse ku musenyi, Imana ishimwe, ukajya kudepoza, Imana ihimbazwe. Unkurikire unyumve, iyo ugeze ahantu baguha akazi bakatanga, kandi ubona ko ari ibintu biri bugukure mu gakiza, Imana nihimbazwe bade. Imana yacu ni ishimwe. Uravuga ati ariko aka kazi aho kugira ngo nkabure, reka nemere nkore icyaha. Wowe umeze gutyo, Uwiteka aragushaka. Wubatse ku musenyi, Imana ihimbazwe. Yewe wa mukobwa we, wubatse ku musenyi. Yewe wa mubyeyi we, wubatse ku musenyi. Nawe wa mugabo we, umeze uko nguko, warahamagawe, wamenye Imana, waravuze ngo nsezere Satani, mvuye mu byaha ndetse iby'isi ndabiretse nkurikira inzira nziza. Iyo baje kukwaka akazi, ari ababyeyi, ari abakobwa, urababwira ngo nibabanze bagusanga aho uri, ariko Yesu aragushaka. Nawe wubatse ku musenyi, ariko Imana iravuze ngo garuka. Muri iri jambo Imana iravuze ngo garuka, Imana iravuze ngo hinduka, Imana iravuze ngo garuka, kuko igihe ni iki cyo kugira ngo ugaruke, igihe ni iki cyo kugira ngo uhinduke. Imana ikugirire neza, Imana ibafashe kubwira ijambo muryumve kandi mubyiteho. Data wa twese dufashe, Imana idufashe cyane kuryumva. Imana nihimbazwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unyumva kandi wowe unkurikiye, icyambere ijambo rikagira aho rikuvana, rikagira aho rikugeza. Nubwo utakukaniha avuga ngo Imana yarakuretse, Imana yarakwibagiwe. Ndagira ngo nkubwire muri ubu buzima twagiye ducamo, igihe kimwe Imana yigeze imbwira ngo izankorera ubukwe. Ndasenga hanyuma ngo ariko Mana warambeshye, ndasenga hanyuma ngera n'igihe numva ndambiwe, ariko ijwi ry'Imana rikambwira ntegereza, nzakwiyereka. Igihe cyagenda byibuka, nanjye ndi mu bantu babaye mu ngo z'abandi. Imana ihimbazwe. Nabaye mu ngo z'abandi, njyewe ubabwira ibi ngibi, mba mu ngo z'abandi, abandi bakarya ibya mbere nkarya ibya nyuma. Ndabyibutse, Imana ishimwe. Nkarya ibyahoze, abandi bana bagasohokera aho bashaka,
ariko imana ikambwira ngo nzakugaburira. Uzi guteka ibiryo abandi bakarya ukarya ibyasigaye? Imana ishimwe. Uzi guteka ugakaranga inyama zigashya ubundi ukaza kurya ibyasigaye ugasanga byanarangiye ukihangana? Ese muri kihangana di? Mwihangana, Imana izabagirira neza. Noneho byamara gushya nkagenda ngahera muri twa turimo mu bikari nkagumiyo ngasanga ibiryo byashize, bakambwira ntibarateka ibindi. Kavuga ati ngiye gusenga nta kibazo, ariko nayo gusenga Imana ikambwira ngo izangaburira, Imana ikambwira ngo nzarya. Ariko iki gihe turajya kubera Imana nishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mwarubyiruko nimutegereze Imana. Wowe nkurikiye unyumva, wa mubyeyi we, kandi mujye mugaburira abantu. Wowe ufite iby'Imana yaguhaye, wowe ufite iby'Imana yagusigarije, ntukumve yuko wagira ibya mirenge. Imana yaguha ubutunzi, yaguha amazu meza, yaguha ama etaje, yaguha ibishoboka ngo uzibagirwe kugaburira abashonje. Inzara iraryana, yaraturiye. Imana niguha amazu, Imana niguha ubucuruzi bwiza, Imana niguha aho kuba, Imana nigukura mu bihe bigoye, ntuzibagirwe abandi. Ndagira ngo mbabwire ngo twaba twarahaciye, ariko Imana irahadukura. Imana nihimbazwe. Twaraburaye, twambaye ubusa, twambaye imyenda icitse n'inkweto zicitse. Hari n'abajyaga babyinnye batakambara ngo bibakwire, ariko iki gihe Imana yaratwambitse. Tuvuge cyane amen. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro, Imana nihimbazwe cyane kubera ko amaboko yayo ari magari. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera wumve ijambo ry'Imana, ongera wumve ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe. Hari irindi jambo cyane riri kumfasha ngiye gusozerezaho. Ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo, n'ubundi ni ibice byaho 8. Imana ishimwe. Turasoma ku murongo wa 22. Haravuze ngo Yesu aturisha inyanja. Imana ishimwe. Nuko ku munsi umwe ngo yicira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Imana ishimwe. N'amazi bajya mu kaga, baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravuga bati mbese uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Amen. Imana nishimwe. Iki ni igihe Imana ishimwe ngo nuko Yesu yakundaga bariya bigishwa be, ngo ba Petero na ba Yohana. Imana ihimbazwe. Ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa umuyaga cyangwa umuhengeri. Haleluya. Ngo nuko bakigendana na Yesu, Imana ishimwe, ngo bari mu mato batembera. Tuvuga cyane amen. Mu yandi magambo, hari aho abigishwa ba Yesu bajyaga na Yesu, ngo bamaze kugera mu mato, Bwana sifiwe, ngo bamaze kugera mu mato, Imana nihimbazwe kubwira ijambo, ngo nuko haza ikintu bita umuraba. Imana ishimwe. Ngo nuko kuri uwo munsi yicira mu mato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Ndi mu ijambo rivuga ngo kangura Yesu. Imana ishimwe. Kangura Yesu wowe usinziriye. Ngo nuko bakangura Yesu yari asinziriye. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri. Imana ishimwe. Ngo nuko Yesu yari asinziriye, ngo akimara gusinzira n'abigishwa be, ngo haza ikintu bita umuyaga. Imana ishimwe. Ngo hamaze kuza umuyaga, ngo haza n'umuhengeri. Hanyuma ngo abigishwa ba Yesu ngo bagira ubwoba.
bamaze kugira ubwoba ngo bagire ubwoba bwinshi ngo batinyuye umuyaga ngo batinyuye umuyaga ndagira ngo mbabwire ngo yemwe abasinziriye mwe nimwongere mukanguke nimumara gukanguka mukangure uyu mugabo witwa Yesu mukangure Kristo mukangure uyu mwami ngo amaze gukanguka Yesu acyaha umuraba Bwana sifiwe ngo Yesu acyaha umuraba Yesu acyaha umuraba ndagira kugira ngo hari umuraba wari ukwegereye ariko uyu mugabo twamenye amanukiye gucyaha umuraba amanukiye gucyaha umuhengeri hari umuhengeri uri muri ibi bihe hari umuhengeri uri imbere hari umuhengeri uri mu cyerekezo hari umuhengeri uri ahantu ushakira ubuzima hari umuhengeri uca mu muryango hari umuhengeri uca mu itorero hari umuhengeri icyampa Imana ikaguha kuba maso yewe wasuye inyuma ku muhengeri uje ku muraba uje ngo abawize intumwa za Yesu baravuga ati mwigisha ati kanguka data ati kanguka Imana ishimwe ati kanguka wisinzi dore umuhengeri uraje Imana ihimbazwe cyane hari ibikubera umuhengeri hari ibigubera umuraba ariko hari umuraba ugeza ku mukristo Imana ishimwe wowe unkurikiye kugira ngo hari umuraba hari umuhengeri urimo hari ibihurimo ariko hari Uwiteka uje kugukura mu muraba hari umuhengeri hari umuraba ariko dufite umugabo Yesu uje kugukura mu muraba byuka urabagirane byuka uhindukire byuka uhagarare hamwe ubwire Uwiteka umusange aho wicaraga umusange aho wapfukamaga ugasenga nagira nkubwire ngo musubire mu bihe byiza byo kongera kubana n'Imana ngo Yesu akangutse Imana ishimwe ni mu mukangure yewe mukanguraho yewe kangura Yesu agutaba kangura Yesu akurenza iyi minsi kangura Yesu uwo mwashakanye ntiyahagukura abana wabyaye ntibahagukura imiryango uvukamo haguruka umukangure senga umukangure yihamagara umukangure numara kumukangura araza acyaha umuraba kuko umuraba urahari yewe umuraba urahari ibihe bigoye birahari iminsi itoroshye irahari ariko kangura Yesu numara kumukangura aragusanga guhumurize aragusanga iyo Yesu wamukanguye uranesha iyo wamukanguye urahinduka iyo wamukanguye Imana ihindura amateka Imana ihimbazwe twabonye Imana iyo wamukanguye ibyo uri kuyisabira bifite Imana ifite izi nziza kuko wayikanguye kandi ugakizwa Imana ifite imodoka hari umuntu ufite ibyawe ngaho mukangura bizana Imana ihimbazwe mukangure hari ufite inzu yawe ngaho mukangure hari ufite ubushobozi hari ufite kuzigisha abana bawe ngaho mukangure Imana ishimwe hari ufite Imana ihimbazwe hari ufite ibyawe hari ufite ibyawe ngaho mukangure ubwo se nutuma asinzira Yesu ntusinzire Imana itugirire neza Imana ihimbazwe cyane mukangura byuke mukangura guha icyerekezo mukangura guha imibereho mukangura kugaburira twarashonje Imana ihimbazwe cyane mukangure akuzuza umwuka wera gusubira inyuma wera kujya mu tubyiniro Imana ihimbazwe mukangure hari ufite imodoka yawe nziza mukangure hari ufite inzu yahitaje Imana yakubwiye nutamukangura Imana ishimwe bakangure kandi nawe nimara kubiguha hari icyo uzakora uzafasha abandi yemwe ni mu mukabahize Imana ihimbaza Yesu kangura abantu yewe Imana irimo ikubwira wowe wahize ukavanga Imana niguhindura amateka hari icyo uzakora mukangure ubundi Imana igusubize Yefuta yahigiye Imana umuhigo Imana ishimwe arayabwira ntumva mwami ngiye kurwana ku rugamba ariko nintabaruka amahoro ikizasohoka mu nzu yanjye yewe nyiri imihigo we Uwiteka arakwibutsa Imana ishimwe n'Uwiteka ubimbwiye Imana ihimbazwe Imana ishimwe ngo arangije Yefuta aravuga ngo mva mwami ngiye ku rugamba Imana ihimbazwe cyane ndafashijwe ndanezerewe yaravuze ngo mva mwami ikizasohoka mu nzu yanjye bwa mbere Imana ihimbazwe nzakigutura wowe uri hanze wowe uri mu Rwanda umwuka w'Imana umva uko avuze Imana ishimwe aravuze ngo hari ibyo wahize ubwira Yesu uramubwira ngo nunkiza ukankiza ubumuga ukankiza umugongo haleluya Imana ishimwe ukankiza umutwe ukankiza mu nda ukankiza agisida ukankiza nzagushima nzagukorera nzakubahisha nzubaka urusengero nzafasha abakene nzagenda mu muhanda mvuga imbaraga z'Imana
uwiteka arakwibukije. umva uko Yefute yabigenje. Yefute yaravuze ngo umva mwami Yesu nintabaruka amahoro. mbese wo kuba atabarutse amahoro ni iki wakoreye Imana? uravuga ngo hari umukene nzafasha, hari umutindi, ukamera nka wa mugore w'iforushati wavuze nti mwami Yesu umwishyuza araje ariko ntacyo afite. umugabo wanjye Imana ihimbazwe tiwinifo haleluya yagenderaga imbere yanjye ariko umwishyuza biravuga ngo nuko Elisa ngo aramusanga. Imana ishimwe ngo akimara kumusanga umva uko yamubwiye. yewe ngo nicyo ufite Imana ishimwe. yaramubwiye ngo mfite utuvuta dukeya haleluya mu gaherezo nitwa nicaranye nitwavuta twonyene harambwa ati vura ko gatsima. mbese Uwiteka umva uko akubajije uri cyavura agatsima haleluya nubwo ari gatoya abantu b'Imana bakajyaho. amen ndafashijwe njyewe. ese uri cyavura agafu yewe wa mugabo we wagendaga mu muhanda none Imana yaguhaye imodoka urayigaje. umva rero nungirira neza nzagaburira abakene, nungirira neza nzasura abarwayi kwa muganga, nungirira neza nzagera uwa Faisal, nungirira neza nzajya sehashika. mbese uri cyabikora? Uwiteka yaravuze ngo bikore. igihe ni iki? haleluya igihe ni iki? mesi yumva Uwiteka, mesi y'Imana itanze. ese uzabikora ryari? Yesu agiye kuza utarabikora. Imana ishimwe. urayibwira ngo nzajya Kibagabaga, urayibwira ngo nzajya ku Muhima, urayibwira ngo nzajya ahantu hose. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. ubu se agiye mu Buhinde wamusangayo. Imana ihimbazwe. yewe waribagiwe, yewe wowe wibagiwe, Yesu arakwibukize. uravuga ngo nunyubakira inzu nziza nanjye ukantereka i Nyamirambo, nanjye ukantereka Kacyiru, nanjye ukantereka hakomeye, nanjye nzagukorera. ariko uribagiwe. Yesu araje. senga kandi uhigure ugende ukorera Imana. waribagiwe uranywa ugasigaza, wibagiwe guhigura ibyo wahize. Yefuta yaravuze ngo kizasohoka. Imana ishimwe. mu nzu yanjye bwa mbere nzakiguha, nzagigutambira. Imana ishimwe. umva uko Yefute yagiye ku rugamba agenda yizeye haleluya, agenda afite kwizera, yizera Imana ishobora byose, yizera Imana ifite amaboko. umva Imana ifite amaboko, Imana ifite amaboko ikura ku cyavu. hari icyavu Imana yagukuyeho, hari ubutayu wavuyemo, nta kazi wari ufite, byari byaragucanze. Imana ikugirira neza, Imana irakurogora, Imana igukura mu bapfumu, Imana igukuraho za karande zo mu miryango, za ryangombe. Imana iguha ubuzima, igukuraho ibisazi, igukuraho nyabingi. none waribagiwe. Imana ikugirire neza. warayibwiye ngo uzayikorera, none ntabwo ukiyikorera. wari uvuze ngo uzayiririmbira, yewe korari wayisize. waretse korari nta mpamvu. igihe kirageze ngo ibyo umuntu yakoreye Imana umva uko Yesu yabigenje. Imana itugirire neza. ngo Yesu bisaba kumukangura. ni umwami wacu, ntabwo ajya yibagirwa intore ziyitakira ku mwana nijoro. ngo ariko mukangure. Imana ishimwe. uzi ko nayikanguye ikangurira ubukwe. Imana ishimwe. uzi ko nayikanguye Imana ikampa icyerekezo. yewe ugera udafite icyerekezo we, uzi ko nayikanguye Imana ikampa ijambo. erega ritangwa n'Imana haleluya. ntabwo ritangwa n'abantu, ntabwo ritangwa na nyogoseri, ntabwo ritangwa na sowa, ntabwo ritangwa n'aho uvuka. Imana ishimwe cyane kuko yadusanze kwigaragura mu ivanga. iravuga ngo baho uriho kubera Imana. hari abagusize akamurise, nta mavuta bagusize. kavukire yawe yari nziza, usibye ubuntu Imana yakugiriye. ibuka Imana irakwibukije, irabibukize. Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. tugiye gusenga Imana. ndagira ngo nkubwire ngo aho wasubiye inyuma, aho wacitse intege, garuka kuko Imana ije gukiza imitima. Imana ishimwe. ije gukiza abaretse ibyaha. Imana ije gukiza abaretse gukuramo inda bazifite. Imana ije gukiza abantu bavuye mu bapfumu. wowe wavuye mu bapfumu ukajya ugaruka gushaka Imana kandi utarabiretse. wiruhiriza iki? Imana nikwivuze. wamanukaga imisozi ugiye gupfumuza ngo wumve icyo abapfumu bavuga, none uranapfumuza ugiye ku Mana. Imana nyamana ijya igaragara. izera Imana imwe niko Imana ivuze. izera Imana imwe kandi uyigumeho. numara kuyigumaho wirinde kuyibangikanya. Imana ije gukiza
ndabona imana ije gukiza, imana ije gukiza. wowe urwaye harimo abarwayi, wowe urwaye imana ije kugukiza. wowe urwaye amaso nkurikira numva aho uri wiyumve. wowe ufite ikibazo cya kanseri imana ije gukiza, ariko hinduka imana igukize. aho umuntu atagukiza imana ije gukiza ibibembe. hari ibibembe imana ibakijije, ariko nimudahindukira impfu ni nyinshi. ibihe bigoye birahari, kandi bahanuzi mugire ubwenge, kandi mube maso, kandi mwirinde, kandi muvuge ibyo imana ivuze, kandi muvuge ibyo ishaka. imana ihimbazwe, abayirabazi kandi ngo ije kubakoresha. nuko imana ivuze ije kubakoresha, abayizabayobora. mwitinya imana irabakomeje kandi bahaye imbaraga z'ikindi gihe. mwuzure umwuka wera, mwuzure gukomera, mwuzure kunesha. ndagira ngo mbabwire ngo iyi mana tuvuga twarayibonye kera mbere. mwakoreraga imana mugenda n'amaguru, mwakoreraga imana mugenda mukayivugira, ariko iki gihe imirengwe imaze gutuma abantu benshi bibagirwa imana, ntibagisenga, bararya uko biboneye, nta gusengera. mujya musengera ibyo kurya, imana ishimwe. wowe urya udasengera ibyo kurya, uwiteka agutumyeho, byuka ujye usengera ibyo kurya, imana ihimbazwe. ujye usengera ibyo kurya, niko imana ivuze. yemwe abakirisitu, yemwe abanyamasengesho, mujya musengera ibyo mugiye kurya, kugira ngo Uwiteka enekita imana ibihumanure wiskitarabo nando sikiyarabone zene wirihima imana ibihumanure. niko imana ivuze. mwipfa kurya gusa mukajya mugahaga mukadiha, ntimusenge. imana irabibukije. we wapfaga kurya udasenga ibyo kurya, nimujya kurya no mu tubari mwibuke muhumbanure ibyo mugiye kurya. niko imana ivuze, kuko iki gihe kiragoye, kandi imana irababwiye ngo nimusengere iki gihe, mukereke imana, musengere ubwami, musengere umurimo wayo izikorera. nubwo mubona bikomeye, ariko imana ije kurwana intambara ikomeye. imana niyo muneshi, mwikigwanirira. imana ije gutanga icyerekezo ku batagifite, imana ije gutanga agaciro ku bakambuwe, imana ije gutanga agaciro. imana ihimbazwe ku bantu babuze urubyaro, imana ibahaye abana, ariko muzayikorere mwikigwanirira. mujya gushaka izindi mana, imana yanyu mwamenye mwitesha agaciro, kuko iramanutse ije guhemba, kandi ntabwo twibagiwe ko izanahana. imana ishimwe, igira ibambe, igira imbabazi, igira urukundo. ni umugabo w'intwari, ni umugabo utari abantu nk'uko abantu bayivuga. imana ni nyinshi abantu bari gusenga, ariko iyo ukuri imana nyamana izagaragara. tugiye gusenga imana, ndagira ngo nkurikiye uhindukira aho uri, aho waba uhagaze ntabwo bindeba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aragushaka. wimutera agahinda, wimutera umubabaro, kuko igihe kirageze ngo ibyo umuntu yabibye aba ari byo asarura. igihe kirageze, umurimo wakoze mwiza imana iguha ingororano zirahari. bagize ngo se ntizihari, imana ije kugororera abayizeye, abayiringiye. aho uri niba waratsinzwe, garuka, imana igiye kukubabarira. we watwaye umugabo w'abandi, garuka, niko Uwiteka avuze. musigaye mwaratinyutse, iby'imana mwarabimenyereye, ntabwo mukihana ngo mutsindwa n'urubanza. musigaye mwumva iby'imana byabaye ibisanzwe, ariko Uwiteka aje kubasura, aje kugusanga aho uri. utitwaje ngo wabuze umwanya, wowe utagisenga kubera akazi kabaye kenshi. umva uko imana ikubwiye, akazi kabaye kenshi, wabaye bize, imana ije kugusura. mwimye imana umwanya, akazi kabaye kenshi, kandi utarakabona warasengaga, ariko imana iravuze ngo garuka, kuko Uwiteka niwe wakaguhaye, ni nawe ushoboye kugira ukundi kuntu abigenza. kandi mujye mugira imbabazi, mujye mufasha abarushye, ntimugikorera imana ngo mutazaterwa imyaku. nta mwaku w'umuntu wakoreye imana uhari. niko imana ihaye ibabwira, irababwira ngo abajya mu nsengero mugakomorekeramo. imana iravuze ngo nimuyishakiraho muri, yishakira aho uhagaze, yishakira aho ugeze mu itorero ryawe, ubu weshejwe muri cyo. tugiye gusenga imana aho uri,
aho uruce bugufi. Imana ikunda umuntu uca bugufi. Imana ikunda umuntu ugira umutima umenetse. Nuhimbazwe cyane. Tugiye gusenga, ngiye kuzamura amasengesho nsenge kugira ngo ugarukire Imana, uhindukirire Imana. Imana ije gutanga ibyiza, Imana ije gutabara. Umva uko Imana yavuze ngo nta muntu izajya mu mwenda, nta muntu izajya mu mwenda. Ishaka umuntu uguma hamwe, guma hamwe kandi ubabarire, kuko Imana ije guhemba. Kandi iravuze ngo mukuremo ubwoba. Umunyabwoba ntazabona umwami Imana. Yawe wa munyabwoba we, kuramo ubwoba, komera, kuko iki gihe kiri imbere kirasaba umuntu washize ubwoba. Tugiye gusenga Imana aho urunkurikiye, abadiaspora bankurikiye, abari mu bihugu bikomeye, abari hafi, abari kure. Humura, Imana iragukunda. Imana yakoze muri icyo gihugu kugira ngo ugire umumaro, wubake itorero, wubake itorero. Hari abo Imana yabwiye ko bazubaka amatorero bagahindura imitima ya benshi mu ndimi zitandukanye. None waracecetse, wowe waracecetse, ariko Imana igukozeho. Hindura abantu, numara kubahindura Imana izagukubira byinshi. Hari ibyo Imana igiye gukora. Ndabona Imana ihindura ibintu byinshi. Hari n'abantu bari gusaba Imana kuririmba, abaririmbyi, abahanzi. Umva uko Imana ivuganye namwe, irababwira ngo nimuyiririmbire hakiri kare. Muri kwanga kuyiririmbira, mwamara kumva byarahindutse, nta mwanya wo kuririmbira Imana ngo mvuge ubutumwa bwayo ngifite. Imana iri kukubwira ngo nyamara ubishatse wabikora. Yemwe mwabahanzi mwe, nimwongere muririmbira Imana uko Imana ishaka, aba ariko muririmba. Mwamaze kwibagirwa kuririmbira Imana, ntabwo mugihimba indirimbo z'umwuka kubera ko isi iri kubakurura. Ariko irababwiye ngo nimugaruke. Imana ishimwe, irababwiye ngo nimugaruke mubyinire Imana ikidiho cyayo cyayikoraga ku mutima, Imana ikanyeganyeza. Ariko irababwiye ngo nimugaruke. Tugiye gusenga, buri wese ibyo yumvise bimureba ubikurikire. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, uri umwami mwiza. Imana ishimwe, wageze kwa Yayiro, Imana ihimbazwe. Uzura umwana wa Yayiro, wageze kuri wa mugore wari uri mu mugongo. Yesu ubwo wari uri kumwe n'abigishwa. Hanyuma biravuga ngo nuko uwo mugore agukoraho, ngo akimara kugukoraho yari afite ikibazo cyari kimaze igihe kinini, nta wari warakimukuyeho, ngo nuko uwo mugore arabyigana. Mana ishimwe, nako twiteguye kubyigana kugira ngo tugirire neza, kugira ngo turengere, kugira ngo twambike imbaraga. Imana nihimbazwe, Imana nishyirwe hejuru. Turagushimiye kuba twumvise, kugira ngo iri jambo ryawe ritambutse buri muntu wese rimugirire umumaro. Turagushimiye Bwana, turagushimiye Imana yacu twamenye yatubatuye, idukura mu isayo, idukura mu bihe bibi. Imana ihimbazwe cyane, ya Mana yaturengeye, ya Mana yatugaburiye, ya Mana yatwambitse, ya Mana yadukuye mu ruzerero. Mwami, turaraho bukeye, Imana ikaduca inzira, ikaduha aho duturiza. Yakoze ibikomeye. Turagushimiye, nuhimbazwe. Ndagushimiye Mwami kubanyumvishije n'abankurikiye. Nuhimbazwe kuri mwiza kandi urakiranuka. Nuko ngusabye byose, ibindi twagusaba byose ubizi ko tubikwiriye, mwiza Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe rero, Imana ihimbazwe. Reka mbabwire nimero yanjye, mushobora kugira icyifuzo cy'uko mwaduhamagara tukabafasha, tugasenga, tukinginga Imana. Nimero yanjye ni 0787889929. Imana rero iduhana umugisha, mugubwe neza muri iki cyumweru. Imana ibakomeze.